twazaniye umutumirwa murabona n'umuntu w'umupapa umusaza salamu mukomere cyane umeze neza ntari nabanje kubaza niyo ndabona yifuza nka Eddy Kenzo ntabwo ndi nkawe ariko wenda sinzi uko mubibona imyaka myinshi ikaze murakoze cyane wari kukano ryari ni n'umwaka ushize yego warazanye ihe ndirimbo nari nazanye indirimbo yitwa uwanjye uwawe yego ariko ikintu cya mbere nabaje kurebaho gato ugira amashusho meza ugira video nziza nubwo ntabwo ndumva neza ugiye ngo nze kuyumva neza numve ukuntu staff zimeze ariko video nabonye ni fresh yego nibyo gatoya ufite gitari ufite ubuzima bushize rero watubwiye ariko uyu munsi ku muntu kuri iki kiganiro step up imana ndetse n'ubuhanga bafite amatsiko yo kuza kumenya umuntu w'umupapa bigaragara ko cyangwa umusore ariko bigaragara yuko atari muri bwa bwana bwa Edeni atari muri bwa bwana bwa Pucuri atari muri bwa bwana bakanyenga ubwo nimvuga Edeni umve Chris Ize nimvuga Pucuri wumve Okama nimvuga Kanyenga wumve Mr Afrique abatipe babazi ndabumva ariko uzi ninde muri abo ntawe nzira yiva ariko ndabumva ndabakurikirana ikibuga cyaje kuba Kigali cyane umutipe mwitaba inshuti Eme yego bro banze dukubita intro ku buryo no umuntu aza kukubona bataza kugira ngo kana kabindi cyangwa niki akandi gano niyo ndirimbo ushaka kuducurangira wumva iri buze hafi ariko by the way banze ducuranga indirimbo yawe nshyashya ngi Yesu niwe mucyo w'ukuri iwe mahoro y'abamukunda kandi nk'ukunda abantu be niko dukwiye gukundana abonye inshuti nshuti izabana iteka mu ntambara no mu makuba mubikomeye ntibyoroshye imana data nyir'ijuru aremye umuntu mwiza pe azimushyira mu Edeni imuha umufasha ukwiye nabonye inshuti nyashuti izabana iteka mu ntambara no mu makuba mubikomeye ntibyoroshye cyakoze wagwani bro takaririmba keza pe yego noneho ikintu mbonye nuko ubwa mbere uburyo waje si kugarutse yego bwa mbere wenda wabonaga ko urakishakisha uracyatinya uracyafite igihunga uracyafite byinshi bigiye bitandukanye by the way warakize ubushize waje ufite ikibazo waragize accident ariko ukirwayemo cyangwa nuko kiriya gihe mpamvu mvuga yuko nta swaga wari ufite nta vibe ari uko wari ukirwaye umunsi none ufite indirimbo nziza bayita inshuti numvise indirimbo ya gospel yego ubushize wazanye uwanjye yego iyi inshuti ni indirimbo ya kangahe ni indirimbo ya gatatu yego mu ndirimbo zamaze kujya hanze yego iyi none ingi yakozwe nande inshuti iyi ngiyi inshuti yakozwe n'uwitwa Bossa shooting video video audio Uncle Bossa niwe wayikoze hanyuma audio yo yakozwe n'abantu batandukanye uwayitangiye yaratangiwe na Pacento ariko ujya uhora bro ujya uhora n'abantu ariko Pacento ntiyayirangiza iza kurangizwa n'uwitwa Prosper wo muri Ndaje n'ubundi yego ama ide y'inshuti yavuye hehe cyane ko urimo uricaye maybe ko wari wenyine wicaye urimo urataka icyiza cy'Imana urimo urataka iby'Imana yagukoreye yuko niyo nshuti yonyine ushobora kwiringira warahemukiwe ni iki kintu waje gusanga amaso yakuye ku bana b'abantu ukayerekeza ku Mana oya ntabwo nigize bigenda gutyo urumva iyo umuntu afite iyo ari impano yakira ukwije ubwo rero byaje bitayo mayide cyangwa nawe bageze gutya barakwandikira bati
ukora mu nganzo oya naricaye nyine numva amagambo araje ndandika birarangira nyine ubwo ntangira kwiga ntangira gushaka melody nabwo bisa naho bizana hanyuma ubwo ntangira kuyimenya no kumenya kuyiririmba kumenya amagambo yayo nuko byaje nta gitekerezo cyo ngo wenda ngo hari topic naragiye ndafata ngo ndavuga ngo reka nyigendemo yego by the way reka twikirukire dusubire inyuma gatoya hagati ya uwanjye wari wazanye yego hari haciye kintu wari umaze iminsi uri he ko rero watinze kuzana indirimbo nari naratinze ariko urabizi nawe ntabwo biba byoroshye ubwo rero tugenda gake gake bitewe nuko uko bije nuko tubyakira ubona kino kibazo kuri bituma uri buze kugifata ndagerageza mfatanye n'abandi kuko hari abandi ubwo nanjye ndagenda njyane nabo yego umuntu bita Chris Ize uramuzi yego ndamwumva hari indirimbo ye uzi nshyashya oya ntabwo nyizi kuko akunda kugira nyinshi cyane hari izo mba ntazi nkazumva ariko sinanamenye wenda ko ari nshyashya wahereye wari umaze iminsi uri mu biki mu buzima busanzwe muri iyi ndirimbo cyane ko tubwiye ko audio yakozwe na Pacento se irageza haza n'abandi yakozweho amazina y'abandi n'abandi ubwa mbere yakozwe na Pacento arayitangira ariko ntiyanza kumubura ntiyayirangiza nza kujya inshuti yawe ayizo araho nawe yayikozeho nagombaga kuryumvamo yayikozeho ariyo yakozeho n'ubundi yatangiwe na Pacento hari yahuriyeho na Pacento yongera ikorwa na ayizo ayikoramo nawe nanone ndongera ndayifata iyo ya Pacento nanone kuko hari abandi bari bayihinduye nanone ntibayikora neza ndongera mfata ya Pacento nyihuza na Prosper iyo Prosper rero yakoze numvise ariyo ikunogeye Prosper ni izina rishyashya numvise rirakomeye cyane kireka niba ari mu gisata cya gospel ni mu gospel Prosper muri gospel birashoboka cyane kuko hari umusitari cyangwa indirimbo waba uzi ya trendinze Prosper yaba yarakozeho wenda ntabwo nazimenya ariko hari nk'umuririmbyi ajya akorera urabona igikondo kuri EPR niho hari rero korali yitwa Enjira Bora ngira ngo abantu benshi barayizi niwe uyikorera hari n'abandi bahanzi benshi ajya akorera yego mbere yuko dukunda buze kuza kwibanda ku bibazo byinshi ndibuze kuko bongera dushyira indirimbo bayita inshuti batubona tuzamurira volume numve indirimbo yayo iyo ndirimbo numve message numve nkomeze numve melody ndaza kuza kubaza ibibazo ngendeye kuri indirimbo nshyashya watuzane inshuti wenda ku muntu ugera kuri Goodrich TV muri Step Up Imana ndetse n'ubuhanga aze kuza watubwira platform ya mbere yuko dukomeza ikiganiro kugira ngo baba baguhaye no musada bagushyirireho ka subscribe mu gihe ikiganiro kikiriho yego YouTube channel yanditseho Emi Habinshuti yego ujye muri telefone yawe ugenda ari YouTube wandike usearching indirimbo bayita inshuti by Emi Habinshuti ibintu byose byabaye inshuti hari Habinshuti hari inshuti ubwo byose nawe uraza kuba inshuti indirimbo bayita inshuti reka Rwanda iri kuri tekinike atuzamurira inshuti ubundi tuze kuza tumubaza imbogamizi arimo arabona ndetse n'ahantu ari buze kuza kwinjirira ku buryo indirimbo iri buze gutrending igafata Kigali ndetse n'ukuntu ari buze kwibona muri ibi bitaramo birimo kugenda bitunganywa cyangwa muri bitaramo birimo gutegurwa n'ibyamamare natwe tukazamubona ku billboard ya hano i Kigali ngo twagiye tubona abandi bagiye bamubanziriza reka tuzamurira indirimbo inshuti by Emi Habinshuti Yesu niwe mucyo w'ukuri niwe mahoro y'abamukunda kandi nk'uko akunda abantu be niko dukwiye gukundana. Yesu niwe mucyo w'ukuri niwe mahoro y'abamukunda kandi nk'uko akunda abantu be niko dukwiye gukundana.
ngiteka mu ntambara no mu makuba mu bikomeye n'ibyoroshye nabonye inshuti nyanshuti izabana nagiteka mu ntambara no mu makuba mu bikomeye n'ibyoroshye Imana Data nyir'ijuru yaremye umuntu mwiza pe maze imushyira mu Edeni imuha umufasha umukwiye Imana Data nyir'ijuru yaremye umuntu mwiza pe maze imushyira mu Edeni imuha umufasha umukwiye nabonye inshuti nyanshuti izabana nagiteka mu ntambara no mu makuba mu bikomeye n'ibyoroshye nabonye inshuti nyanshuti izabana nagiteka mu ntambara no mu makuba mu bikomeye n'ibyoroshye Uwiteka umugisha aba bombi basezeranye kuko babaye umuntu umwe ubasakazeho imigisha Uwiteka umugisha aba bombi basezeranye kuko babaye umuntu umwe ubasakazeho imigisha nabonye inshuti nyanshuti izabana nagiteka mu ntambara no mu makuba mu bikomeye n'ibyoroshye nabonye inshuti nyanshuti izabana nagiteka mu ntambara no mu makuba mu bikomeye n'ibyoroshye umukunzi wanjye n'uwanjye nanjye nduwe nicaye mu gicucu kinezerewe ndirimba umunezero ndabizi neza kugaburirwa imboga mu rukundo biruta ikimasa gishisha kigaburirwa mu rwango sasira urukundo nkorosa umunezero sasira urukundo nkorosa umunezero uri mwiza uri uwanjye naragukunze naragutoye uri mwiza uri uwanjye naragukunze naragutoye ingabire yanjye ndagabiwe ngwino ngwino dutaramane dutuje mu munyenga w'urukundo naguhaye ikirwa mu bwami bw'umutima wanjye uri umwamikazi akira ikiganza cy'ibumoso akazuba gakendakenda mu mafu ya ni munsi isi n'ijuru bimenye yuko nagukunze
isi n'ijuru bimenye ko nagukunze uri mwiza. indirimbo ni mwiza wanje nimwe mu ndirimbo nziza nayo yaciye ahangaha uyu mutipe nimwe mu ndirimbo ya mbere yazanye haba inshuti Emmy uyu munsi atuzanye indirimbo bakayita inshuti nimwe mu ndirimbo nziza inspiration atubwiye yuko yari yawe ni inganzo yaje ariko nanone hari ukuntu abantu bagiye kuri coding hari ukuntu baguhereza beat ukayandikiramo hari n'ukuntu uri codingira aho ngaho bikarangira bava muri studio we niye strategy ni kwe kuntu wayikoze ute bagwaye beat la repeta cyangwa bayirangirije aho ngaho direct ntabwo njya ndepeta njyayo ni rimwe ndirimba rimwe nk'uri kuririmba muri korali nk'uri kuri stage ubwo nkigendera bakazampamagara bambwira bati indirimbo yawe ikintu ushaka kuvuga hari ukuntu umuntu ari muri studio arimo kuri codinga producer acuranga yego uko acuranga ariko amayidaza ari na kuri codinga hakaho numara gukora beat yose yarayirangije akaguhereza beat itaha ugende ujye kuyandikiramo uyumva jewe amagambo indirimbo manyizi neza producer agendera kuri wowe yego genda ririmba hanyuma agasigara akora nshobora no kuririmba agasigarana amajwi hanyuma agasigara ashyiramo ibyo akora hanyuma nkazaza kuyifata yarayirangije haba inshuti ikintu nabonye ufite video nziza ariko tuze kuza kwibaza duti ese haba inshuti target intumbero ufite uri kubona hari ikintu birimo gutanga umuziki wawe urimo ikizere cyangwa ikindi kintu uri kwibona gute aho watangiriye aho ugeze ni izihe mpinduka zirimo muri kariyeri yawe ndabona biri kugenda biba byiza kuko uko natangiye nuko wenda ntacyagena nubwo nacuranga gutya ariko by the way cyagiye warambeshye ntabwo nazanye gitari ariko nabyo narabigeragezaga hari akantu nabonye wacuranze ahantu nsanzwe mbigerageza ntabwo ari cyane nyine kuko mba ndi kwiga ntabwo mbizi ariko umaze kubyumva nakumvise karimo ubwo rero kuko ari ibintu nkunda ngerageza gushaka uburyo nakongera ngenda niyongeraho aho narindi simpahame nongere nterateranye yego usibye izi ndirimbo zawe harimo inshuti hakaza no wanjye hari ugisubiramo indirimbo z'abahanzi zigiye zitandukanye za karahanyuze ni yihe ndirimbo wumva waducishiriza mu buryo wa gitari ku buryo mu ndirimbo yahahise ku buryo n'amakaraoke ushobora kuyakora no mu bisopo ushobora gucuranga abafite ibirori ushobora kujyamo ukajya kubacuranga kotana makeya yego ubu mwanya wereka abanyarwanda impano ko ni impano yawe dushaka ducurangira indirimbo yawe cyangwa itari yawe yakaranyuze ariko wumva izamo hafi wumva ugerageza kuba uyicuranga neza yego Chara yoga chandishi apenyegezi bisawo wirira wihogora kundwangeyo mico myiza wirira wihogora wihoreze nushaka amata y'ikivuguto umuranda yaguha wihoreze urumutesi urekatete wirira
wihogora wihoreze nindundirije umwana yoga caracara yoga cana injishi akenyegeza ibisabo wirira wihogora wihoreze cyakoze mwana umusa ubu noneho rwose ubu amafaranga twayakorera twagerageza ujya ufata umwanya wo gukora ama warm up umwanya wo gukora ama practice umwanya ndawufata ubikora kangahe mu cyumweru uba ari umunsi umwe bari umunsi umwe bitewe no kuba wenda rimwe mba umuntu ashakisha ariko nabonye uburyo nakora cyane bibaye ari nkako kazi nagerageza uburyo bwo kongera umwanya byaba ariko kazi nyine mu buzima busanzwe nyuma y'umuziki ukora akahe kazi none biraka bisanzwe yego nakomeje kwitegereza ku ntoki zawe nsanga nta meti iriho bisobanuye iki impeta ntabwo ndayigira ariko ndacyategereje buriya iri hafi yego karako kantu tuzi ko basitari ngo mujye murya abana si cyo cyari cyaragutindije cyane ko tuzi ngo abantu b'abahanzi ngo ni abantu ngo bakunda duhora tumumva ku ma YouTube turababona biteze ngira ngo hari ubuzima busanzwe n'iki kintu uba utegereje hari ubwo wanze kwica isezerano yaba ari bwota amasimbi ukaba umutegereje yaba ari umwana wazize mu cyaro ukaba uri i Kigali waranze kumuhemukira tubwire ubuzima burya ni burebure kandi bwo bufite aho butwerekeza hari igihe biba bitarakunda bitewe n'uko umuntu uko yakuze aho wavukiye mu muryango uburyo umuryango umeze bigatuma rero utinda kubera impamvu zimwe na zimwe ku mpamvu z'umuryango watinda rero ntabwo ari kurya abana cyane ko ndumva hari ntaraba umuhanzi uyu munsi umusani bro byonyine gutyo wambaye uri presentable uri muri showbiz uri wa muntu akubona agahita abona yuko uretse umuntu akubona agahita abona ko ugiye guhinga se none so yabura akabona ko uyu muntu ari ahantu ahuriye na art yego yes ndabyumva ariko ntibiragera kuri urwo rwego wenda kugeza ubu bagera ku rwego wumva urwego ari uruhe rwakabaye umuntu yarakoze iki cyatuma wenda akurura igitsina gore cyane icya mbere buriya mbona ikintu kijyanye n'amafaranga iyo amafaranga hari abantu benshi nabo baraza iyo utayafite ntawaza nta muntu uza umusaza ntabwo ajya ari fani iyo utayafite ntawuza ariko iyo wenda iyo abantu bakubona neza bashobora kugusanga ni ku isi iteye mu buzima busanzwe Emmy Habinshuti ni umuntu urakaza ubabara byagenze gute ni ikihe kintu kigutusha ni ikihe kintu wumva ni ukwica igihe yego wow ku kantu ni sawa cyane badana nagushimira imbere y'abanyarwanda yuko inshuro tumaze guhurira nawe mu kiganiro ndetse n'ahandi ntabwo urica time yego so ibyo byiza cyane bizanagufasha iterambere ryawe ubona uyu munsi ugiye gukora collabo wakora nande collabo indirimbo collabo guhuriza amajwi ugiye guhura n'undi muntu mu gihangano kimwe se ko ari benshi ra umuntu wumva mu ndirimbo yawe washyiramo mugakorana indirimbo ari nk'ibintu byakunze hari umuntu uzi kuririmba bita The Ben yego The Ben uramukunda byatari cyane ni umuririmbyi kuva na kera nyine aririmba neza nanjye The Ben niyo ndirimbo ye yatumye indirimbo ze zose
zose nagiye izo yaririmbye kera muri za 2009 agitangira nagiye nzumva ese nibyo tunayihurijeho ese nibyo ndimo kuyitekereza mvuga ni ese nibyo indi ihe indi hari Zubeda ni nyinshi Zubeda yikoranye na Kamishi yego hari ukuntu abantu kera bajyaga batereta bagateretesha indirimbo ndibamwe indirimbo ya King James bitaga intinyi 2008 warabuze ahantu menera umuntu igipimo ni imwe mu ndirimbo zakoreshejwe cyane mu gutereta mubwire ni indirimbo za Meddy zagiye zikundwa cyane wowe mu gihe cyawe ntekereza ko utari padiri n'ibindi sindibuze kubijyamo cyane ariko nanone umuntu nakaye karirimbo akundaga kwandikira umuntu muri letter umubwira uti nyamara uze kumva kano karirimbo muri gahunda y'intashyo indirimbo rero waturaga umukunzi wawe yabicaga indirimbo ya Kenisi yego yicurange cyangwa ntabwo nyicuranga ariko nayiririmba gakeya nubwo ntabiririmba neza Cyongwino mfashe sanira umutima wamenetse umewe no kubera kugukunda icyo nifuza nuko waza ukampora iruhande nariruka mpoza cyangwa se ukaza usekera usanga ni ibintu ufite n'ijwi ryiza pe wallahi ubonye umuntu ugufasha mu bintu bijyanye na barabajama hari ukuntu uba wumva umuntu afite ijwi ryiza asoundinga neza pe urabizi kandi afite indirimbo nziza iyo kintu uri buze gukora ushyiremo imbaraga wongere ibihozeho umutima ubyongeremo igihe ndabizi ntabwo biba byoroshye ariko uyu munsi none pe urankombeze ufite ijwi ryiza ufite n'abasani benshi bazwi urusha kuririmba ubonye umuntu ugufasha ubona imibanire yawe n'aba producer b'ibyamamare twakita ko producer bakomeye ukizamuka murimo murahuza gute haba inshuti harya mu rugo n'Inyamasheke Inyamagabe urumva ko nanayibukaga haba inshuti w'Inyamagabe ahuye na Aizo w'Umunyakigali ahuye na Pacento b'Abanyakigali uyu munsi ahuye n'undi mu producer mushyashya wahoze mbwira Prosper uhuje gute imibanire yawe nabo murakorana mute nk'umuntu uri upcoming artist uri buze guhuza n'abari aba star amaze imyaka 10 mu muziki bakorana n'ibyamamare bikomeye rimwe na rimwe yewe ushobora no kuza icyamamare cyakaza urimo kurekodinga akabwira bati igihe cyawe kirarangiye busotse byari byakubaho ese uzina tubwira imibanire n'aba producer b'ibyamamare nawe nk'umuntu kizamuka nagize amahirwe ngira Imana umuntu bita Aizo ni umuntu uri ku rwego rwiza cyane ntabwo yishyira hejuru icyo kintu n'abandi n'umuntu nubwo nagiyeyo n'uwanjyanyeyo tujya tubivugana agira atya akanampamagara akambwira ati bimeze bite Aizo rero aranyakira neza akanganiza akambwira ati none se tubigenze gute tukaganira bikagaragara yuko aba mpaye umwanya nawe mbega asa naho anyubashye ni umuntu uri ku rwego rwo hejuru ariko ni umuntu nanone wicisha bugufi cyane yego turaza kureba Aizo w'umuntu wicisha bugufi nk'inshuti yawe ya hafi inkoramutima ndetse mu producer ni byiza cyane kandi ukazanagufasha buriya umuhanzi iyo agenda yubaka friendship n'aba producer bimufasha gutera imbere yego kuki indirimbo atari wowe wayirangije hariyo yakoze ariko numva hahindukamo akantu ntiyashimisha itanshimishije rero mpita ngenda uriya ndamubwira mbega we ntabwo twari twashyizemo gitari na saxophone muri iyi ngiyi inshuti harimo saxophone harimo na yego ubwo rero nagiye kwa Prosperi duhita twongeramo saxophone na gitari egare ko irimo rigenda ihindura producer nako dépense ziyongera kuko babyakira gute iyo mu producer mukoranye indirimbo ntisohoka rero wayikoze akumva undi muntu yayikoze ibyo ni ibintu aba producer benshi bagiye bapfa n'abahanzi mu minsi yashize yagiye itambuka yewe rimwe na rimwe ukabutasura umunsi ngo yongera kwakire wowe ubona ari niye strategy ukoresha ku buryo kuko si ubwa mbere ba Pacento bakora indirimbo Aizo akayirangiza cyane ko ni kuri iyi ngiyi yawe
ni Pacento niyo yitangiye ayiza arayirangiza uyu munsi Pacento muratangiranye kuri inshuti wumve ko byose ndabyibuka uronyuma irongeye ikozwe n'undi ubihuza gute ubasha kubafata gute ubasha kwa managinga gute abantu batangiye indirimbo gukaruma imibanire yawe nabo kandi atari bo mukomeza ngo murangizanye tuguma tuvugana kandi nta bibazo dushobora kugirana umwe ibyo yakoze ndamubwira akabikora akabirangiza aho nimwaba mupfana amafaranga kurenza turaza kubisubiraho kuko niba umbwiye ko nta kibazo mugirana kandi uri buze kudepansa amafaranga menshi agiye kuko mu producer mwavuganye 50 urayamuhereza niba ari 100 urayamuhereza 200 urayamuhereza nyuma yaho korane na Pacento ya 200 urayamuhereza Pacento we yarayitangiye ariko sinzi ibibazo yaje kugira itaranarangira nyine nguma ntegereje yuko izarangira kuri ngiyi inshuti yego yamaze igihe kinini cyane kandi na Emi nawe nako nani kuri uwanjye nawe ko byagenze uwanjye iyo yatangiwe na Aizo we yahise ayirangiza nkako kanya yego hama wari kutubwira kuri kuntu byagenze atayirangije rero ndamubura ntabwo nahamagara nkabona ntanyitaba ndavuga nti se ndabigenza nte nibwo naje gufata umwanzuro nkora uwanjye yego mu gihe cyo kugira ngo mutegereze ngoma gutegereza bishatse kuvuga ko inshuti ariyo yabanje mbere ya uwanjye niyo yari yakozwe mbere kuko nene nayitangiye mu kwezi kwa gatatu k'umwaka washize by the way izo ni imvune z'abahanzi mujye mwumva twagiye turirimba bagiye baririmba twagiye twakira benshi bagiye batandukanye ni imbogamizi abahanzi benshi bagenda bahura nazo reka batuzamure indirimbo nshyashya yazanye bayita inshuti ubundi tuze kuza tumubaza ibibazo nka bitatu bya nyuma tumubaze platform tumubaze akari ku mutima yazaniye abanyarwanda cyose tutamubajije hanyuma ubundi tuze kuza dukomeza kuri iyi gahunda za Godoro TV. Yesu niwe mucyo w'ukuri niwe mahoro y'abamukunda kandi nk'uko akunda abantu be niko dukwiye gukundana. Yesu niwe mucyo w'ukuri niwe mahoro y'abamukunda kandi nk'uko akunda abantu be niko dukwiye gukundana. Nabonye inshuti nyanshuti izabana nagiteka mu ntambara no mu makuba mu bikomeye n'ibyoroshye. Nabonye inshuti nyanshuti izabana nagiteka mu ntambara no mu makuba mu bikomeye n'ibyoroshye. Imana Data nyir'ijuru yaremye umuntu mwiza pe maze imushyira mu Edeni imuha umufasha umukwiye. Imana Data nyir'ijuru yaremye umuntu mwiza pe maze imushyira mu Edeni imuha umufasha umukwiye. Nabonye inshuti nyanshuti izabana nagiteka mu ntambara no mu makuba mu bikomeye n'ibyoroshye. Nabonye inshuti nyanshuti izabana nagiteka mu ntambara no mu makuba mu bikomeye
basezeranye kuko babaye umuntu umwe ubasakazeho imigisha Uwiteka umugisha aba bombi basezeranye kuko babaye umuntu umwe ubasakazeho imigisha ni Christina umukobwa yakunze ngo ni rurabo yateye azahora yuhira ati niyo ntebe yateye mu mutima we kandi nanone ngayo nguko umusa Christina uramufite nubwo benzi zagiye zimutwara kagaruka Christina wari he arahari mani cyakoze ubushize araburuti biracyabirimo turacyabirimo yaje kugera avuga yego ngayo nguko abantu bari bagukunze yana baza kubazaze mu bukwe nta kibazo tuzababwira Christina waherereye he tunamusubize mu kiganiro aherereye n'ubundi ari hano i Kigali wallahi abyakira gute ari mu kukubona uri kwinjira muri showbiz ko tuzi ko ari igihe usanga hari abakobwa badakunda ko batakundana n'abastari batakundana Christina wabifata ate antera imbaraga arambwira ko ari byiza wow byiza cyane niki kintu kikumotiva cyane mu muziki wawe ukumva yuko niki kintu wahura nacyo cyangwa iki kintu kikumotiva ukumva yuko udashobora kuba wahagarika umuziki wawe nuko mbikunda ego niki kintu cyakubaho kumva umuziki urawuritse ndumva ntacyo mugihe naba nkibona mu mutwe wanjye nkitekereza neza amaboko ari mazima nkora numva ntacyo nta kibazo ko nibwo buzima bwanjye numva ari bwo buzima uyu munsi Eni Habinshuti aramutse abonye management niki kintu yakora uyu munsi atarimo gukora ari wenyine icyo nakora nuko nakora ibintu byiza kurushaho yego
wumva wakisanga gute kuko hari uvuga ngo mfite imbogamizi nizi ariko ndamutse mbonye iki kivuyeho nakisanga niki kirimo kubera kugira ngo tumubone muri convention arena tumubone muri bino bitaramo bya BK Arena tumubone n'ahandi henshi ajya yego urumva gukora yaba audio yaba amavideo numva nagerageza gukora ibintu byiza biri ku rwego nk'urw'abandi yego byiza bigaragara neza kandi biryoheye amatwi. Ikintu bita role model nuhe muhanzi role model wawe umuhanzi w'icyitegererezo umuhanzi wigiraho umuhanzi wumva ushaka kuba nkawe umuhanzi uko inspira umuhanzi wumva ko waba nka kopi sinzi uriya nkunda hari abahanzi nkunda cyane ikuyemo The Ben wambwiye ko indirimbo ze ako nawe ubona ugezwe ko ari role model gusa ukunda The Ben ndamukunda ariko abantu nkunda cyane nabo hanze yego hanze hagana hehe izi ndirimbo uzuza abantu bo hanze ukunda hari nk'uwitwa Francis Gabriel cyangwa se Roque Voisine yego sawa mubi cyane waje kwisanga ute gukunda ibihangano byabo ni ukumva nyine nkayumva kuri radio nkumva indirimbo ndayikunze hanyuma nkayangenda nkakunda kumva nyine iyo muziki yabo yego minota yamaze kutugendana byari byiza cyane kubana nawe akaryoshye nawe ugahora mwitama ariko nanone duhereze ahantu umuntu yakura ibihangano byawe ubundi kugira ngo tugende dushyiraho itafari hirya no hino. Ikindi cya kabiri kagiye mbanze nshimira abantu bose bakora ikiganiro Step Up impano ndetse n'ubuhanga nshimire cyane abantu basanzwe batwereka urukundo 5 kwa 5 igihe n'umungwari muvunyi Victor tuzajya guhura ku munsi wa gatatu w'icumweru gitaha ku isaha 5 zuzuye kugera saa 6 n'igice tugiye gukurikirana ikiganiro cy'ubuzima gitangira ku isaha y'isa 7 ni ikiganiro cyiza cyane kikwereka byinshi mu birawo ukeneye ndetse niba urwaye bakaba bagufasha kugira ngo ubuzima busubire ku murongo ubundi ka duhereze umwanya umutumirwa yitwa Inshuti yazanye indirimbo nziza yitwa Inshuti ubushyizanye yazanye indirimbo bayita Uwanjye ubungu yazanye indirimbo cyashya bayita Inshuti kuri YouTube channel yitwa Emi Habishuti uze kugenda umusange wandike cyangwa utere comment ubundi unakore subscribe kugira ngo ukomeze gufasha abana b'Abanyarwanda guteza imbere cyangwa gushyira itafari muri industry nyarwanda music. Reka aduhereze izindi platform ubundi tuze kuza tuzamukana n'iyo ndirimbo cyashya tunashimira Landry kuri technique twabanye kuva ku isaha y'isa 5. yego ashobora kubaho n'inyunganizi mfite nimero ya telefoni 0788 yego 40 71 yego 64 yego 0788 yego 40 yego 71 yego 64 ubwo wabishaka no kuduha inyunganizi ibitekerezo cyane biba ari ingenzi yego yatwunganira yego ndabashimira rero kuba mwanyakiriye nka Good Rich kandi nkashimira n'abantu badukurikiranye bafashe umwanya wabo yego hanyuma bakadukurikirana umusanzu ukomeye ndabashimiye yego usibye YouTube ukoresha Facebook Facebook ariko cyane kuri Instagram niho ziri Instagram ukoresha n'ubundi ni ibyo ngibyo Emi Habishuti Habishuti okay ngayo kadushimire cyane Emi Habishuti waje kugira ngo atwereke igihangano cye gishyashya. Reka Landry kuri technique atuzamure indirimbo ya Emi nshyashya ubundi tuze kuza dukomeza na gahunda za Good Rich TV.